You know what? You've already fired me, so I'm just gonna say something that I wanted to say. Look, Numwe mu bakobwa bazi gukora cyane ushobora no kurara adasinzire kujya agira ifi irobera yitwa Irakoze Ariane Vanessa mu miterere ikurura abagabo gutereka amaso ko kwe ntawe bishidikanyaho indoro y'aba innocent people kuri we yatumye ashitura abagabo. Irakoze Ariane Vanessa ngo ibyo gushaka umugabo byo kuri we yabihariye Imana. Umukobwa udatinya kuvuga ko yabuze umugabo kandi amukeneye pe ati nta mukunzi ngira naramubuze. Ubundi Irakoze Ariane Vanessa ni umukinnyi wa filime ngo wabyinjiyemo ari mu kigare cyabo yitaga inshuti ze maze nyuma akaza kuvumbura ko afite impano yakataraboneka muri byo akigumirayo. Ubundi rero uyu mukobwa w'uburanga mureba afite imyaka iyingayinga 26 ko yavutse tariki 20 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2000. Irakoze Ariane Vanessa winjiye muri sinema umwaka wa 2020 amaze kumenyekana muri filime nk'ishusho ya Papa, The Secret, Maya, Citymaid n'izindi zamufashe kuba icyamamare mu mwaka wa 2024 yahawe igihembo cy'umukinnyi mwiza w'umugore muri sinema y'u Rwanda muri Mashariki Film Festival. Iyo muganira Vanessa udatinya kubwira ko yakuze yumvamo kuzaba umupilote ahamya ko ari kurangiriza amasomo ya business muri kaminuza ya Mount Kigali University. Uyu mukobwa ahabera kandari numwe mu bakoci ba meditation beza u Rwanda rufite. Ubu hari n'utazi meditation. Ubundi meditation si igitekerezo gishya kandi si inyitozo y'ubuguzi. Ni umuco umaze ibihumbi by'imyaka uvutse mu gihe abantu batari bakamenya siyanse n'ikoranabuhanga ariko bakamenya gutega amatwi umutima n'ubwenge bwabo. Amateka agaragaza ko meditation yavutse cyane muri Aziya, cyane mu bihugu nk'Ubuhinde, Nepal ndetse n'Ubushinwa. Bayikoresha aho hose abantu bo hambere bayikoreshaga mu gushaka ukuri k'ubuzima, amahoro yo mu mutima no kwegera Imana cyangwa ukuri nyakuri. Ibimenyetso bya mbere bya meditation byagaragaye hagati y'umwaka w'1500 n'2000 mbere ya Yesu Kristo. Ibyo bigaragara mu bitabo bya kera by'Abahinde byitwa Vedas, aho meditation yafatwaga nk'inzira yo kumenya uriwe nyakuri. Abahinde ba kera bayikoresheje mu myitozo ya yoga no gushaka ubwenge bwo hejuru. Mu gihe Buddha cyangwa se Siddhartha Gautama mu kinyejana cya 5 mbere ya Yesu yagize inkingi ikomeye mu nyigisho za Buddhism, ayifata nk'inzira yo kwibohora mu mibabaro. Abashinwa bo cyane mu nyigisho za Taoism bayikoresha mu guhuza umuntu w'isi n'akaremangingo. No mu myemerere y'andi madini nko mu Bakristo, nko mu Bukristo bwa kera, Isilamu n'Ubuhindu hari uburyo bwari buri gusa na meditation nubwo bititwaga gutyo. Mu kinyejana cya 19 n'icya 20 abigisha bo muri Aziya batangiye kujya mu Burayi no muri Amerika bahigisha meditation nk'imyitozo yo gutekereza neza no kuruhuka mu mutwe. Nyuma abashakashatsi ba siyanse batangiye kuyiga basanga igabanya stress, igatuma umuntu agira amahoro, ikanateza imbere ubuzima bwo mu mutwe. Icyo gihe nibwo meditation yatangiye kureka kuba imyemerere gusa igahinduka uburyo bwo kwita ku buzima cyangwa se mental health. Kuri Irakoze Ariane Vanessa we ni nabwo ubuzima bwe namwitegereje neza ubona ko meditation yamugize imbata. Reka ngaruke gato kubwiye ko Vanessa yatangiye gukina filime mu mwaka wa 2020 yikinira bikaza kumuhira. Ishusho ya Papa, The Secret, Maya, Citymaid, The Bridge of Christmas, Hatihada n'izindi. Izi ni zimwe muri filime zamugize umuhanga muri sinema ndetse iyo uzirebye uryoherwa nazo ari ukumukubisa amaso. Vanessa yatangaje ko bimwe mu byo azagendera ahitamo umukunzi harimo indangagaciro za Gikristo, aho yifuza umusore ukijijwe, usenga Imana, umwizera, ugendera mu nzira y'Imana anafite imico myiza. Yunzemo ati umuntu ukijijwe wese tuzaganire. Irakoze Ariane Vanessa agaragaza isura y'umukobwa uhuza impano, umurava n'imyemerere, hadashingira ku bwiza bwo hanze gusa ahubwo no ku mbaraga zo mu mutima no ku ntego z'igihe kirekire. Ni urugero rw'umukobwa wizeye inzira ye akihutira gushimisha abandi ahubwo agahitamo kwiyegurira Imana akayishingira ejo hazaza. Kuva yinjiye muri sinema mu mwaka wa 2020 yakomeje kuzamuka gahoro gahoro, yihanganira izina, yigarurira imitima y'abakunzi ba filime nyarwanda kugeza ahabwa igihembo cy'umukinnyi mwiza w'umugore muri Mashariki Film Festival mu mwaka wa 2024. Ibi byose abihuza n'ubuzima bwo kwitekerezaho binyuze muri meditation. Afite ishuri ryigisha meditation, hatari umukinnyi wa filime gusa ahubwo n'umutoza ufasha abandi kubona amahoro yo mu mutima mu isi yuzuye umuvuduko n'imihangayiko. Inkuru ye ni isomo ry'uko umuntu ashobora kuba mwiza, ashobora gutsinda, ashobora kumenyekana ariko ntacikemo imizi y'indangagaciro n'ukwemera. Yakoze Ariane Vanessa ni ishusho y'igihe kizaza cya sinema nyarwanda. Ni urugero rw'uko gutsinda mu buzima bitangira imbere mu mutima mbere yo kugaragara ku rubyiniro. Nitwa Jay, natsuba iki kiganiro cy'uyu munsi, icyumba cy'amateka. Reka nizere ko bamaze gukora subscribe, like, share na comment. Imana ibahe umugisha.